hari akantu twari turimo kwibaza ntago dushaka kugufata umwanya munini turavuga tuti bya byiza tubashije ba nyir'ubwite hari abantu bari barimo kuvuga kuri mu bahanzi bakunda kugaragara cyane kuri TikTok kuri live za TikTok bakavuga bati ntago byakwicira brand umuhanzi niba ahuriraho n'umuntu wari wese ufite background itandukanye niba umufana wese amwaccessing uko abonetse kandi kimwe mu by'umuhanzi agurisha ngo ari ukubura bagakora n'urutonde ngo rw'abahanzi bakunze kuyizaho gasanga Bruce Melody Juno nako Bruce Melody yampano na Joyeuse wa Juno barayisangaho bavuga atako gatebo subwo na yampano arimo kugwamo nta kintu umva byakwita nabasobanurira umuhanzi n'umufana bose n'abantu ikintu tuba dutandukaniyeho ni impano y'umuntu numva abafana bakwiye kubaha impano y'umuntu kurenza isura y'umuntu kubera ko hari n'igihe bazahunda ntakiriho cyangwa n'undi muhanzi wese atagihari banumva umuhanzi bagomba kumukundira ibikorwa bye apana isura cyangwa se iki ugomba kubaha umuhanzi n'igihe yicishije bugufi